Nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza, nongeye kongera kubifuriza intangiriro nziza y'umwaka w'ibihumbi 2022. Mbifurije kuzagiramo ibyiza byose mushobora kurota, ariko n'ibibi bizazamo muzagira imbaraga, muzagire ubutwari bwo kubicamo nk'abana b'Imana. Mu minsi ishize twaganiriye ku muriro, aho twabonye ko umuriro ushobora gushushanya ubutatu butagatifu. Tubona ko udashobora kubona urumuri niba nta gishyitsi cy'umuriro, kandi udashobora kubona ubushyuhe nta gishyitsi cy'umuriro. Ubwo rero uyu munsi ndagira ngo dukomeze muri iyo gahunda, kubera ko muri iyo gahunda yo kureba ibiri ku isi kugira ngo tubisanishe n'ibiri mu ijuru, dore ko ibyo tubona hano hasi byose ari fotokopi cyangwa se indorerwamo y'ibiri mu ijuru. Ubwo rero mu minsi ishize naganiriye na munywanyi wanjye Rudakenesha, noneho tuza kuvuga ku by'iminsi ya kera. Mubaza indirimbo yakundaga kera akiri umwana, arambwira ngo iyo yabaga aragiye inka yaririmbaga indirimbo yitwa Akazuba Keza. Ikimushimisha rero ni uko iyo ndirimbo Akazuba Keza n'uyu munsi yigishwa abana batoya, bityo akaba ari ikintu cyiza kubera ko burya indirimbo zigira imbaraga nyinshi, kuko zishobora guhuza abatoya n'abakuru. Ubwo rero nk'iyi ndirimbo Akazuba Keza, abana bazajya bayiririmba bafatanyije n'ababyeyi babo, rimwe na rimwe bafatanyije na ba sekuru. Abo ni ukuba bafite, abatabafite bihangane, ndabihanganishije nanjye. Namubaje rero Rudakenesha uyu nguyu indi ndirimbo yaba yibuka yo mu bwana ntiyayibona, none dukomeza kwiganirira ku zuba. Umuntu wese wagize amahirwe yo guhabwa amaso areba, ntabwo wakwirirwa umusobanurira ngo izuba ni iki, ngo izuba ni ibi n'ibi, ibyo nta mpamvu yo kubitindaho. Icyo umuntu yafata ni uko nta zuba nta buzima. Ubwo abize n'abatarize ndumva twabyemeranywaho. Ubwo rero reka twongere dukore wa mwitozo twakoze ubushize dukoresheje umuriro, none tugiye gukoresha izuba. Umuntu yabonye izuba bitewe n'aho atuye, ashobora kuribona ari ryinshi, ashobora kuribona ari rikeya, cyangwa se akaribona rirenga. Ibyo rero biterwa n'aho atuye, biterwa n'amasaha, ndetse biterwa n'ibihe by'umwaka. Ibyo ari byo byose, izuba ikikubwira ko ari izuba ni urumuri rwaryo, ikikubwira ko ari izuba ni ubushyuhe bwaryo, kereka wenda aba mu bihugu bikonja niho hashobora kuba izuba ariko nta bushyuhe. Aho izuba rero riri hehe n'umwijima, aho izuba riri hehe n'imbeho. Wenda nzabigarukaho mu minsi iri imbere, ubwo tuzareba ku bihe, tukazareba ibyerekezo, uko Bibiliya igenda ikoresha ibyerekezo, igenda ikoresha ibihe. Kuko dukoresha ibihe ku isi siko mu ijuru babikoresha, ariko iyo usoma Bibiliya ugomba kumenya uburyo ufata ibyo bihe ukabikoresha mu buryo urimo gusoma, kugira ngo ubashe kumva ibyo usoma, ubashe kumva iby'ijuru rikubwira. Ubwo rero ya zuba turigendeyeho dutekereje neza, nibyo twagereranya na data, ni ukuvuga igishyitsi, naho ubushyuhe n'urumuri bikaba aribyo twagereranya na Yezu Kristo. Ubwo rero nk'uko nabivuze hejuru, nta zuba nta rumuri, nta zuba nta bushyuhe. Mu yandi magambo, nta zuba ubwo nta data twaba dufite, nta bushyuhe n'urumuri nta mwana twaba dufite. Umwana icyo aduha agikomora hehe? Kuri data. Icyo data aduha akinyuza hehe? Akinyuza muri mwana. Kubera iki? Kuko izuba rigomba guca mu rumuri, cyangwa se izuba rigaca mu bushyuhe, kugira ngo tumenye ko ari izuba. Bitabaye ibyo izuba ntiribaho. Ubwo rero wamaze kumenya ko izuba ribaho, cyangwa ubibonye ko izuba ribaho, ndavuga izuba ari naryo ryo mu ijuru, kuko no mu ijuru hari izuba, abasha kubona urumuri ruri mu mutima we, akabasha kubona ubushyuhe buri mu mutima we. Ubwo rero nanone twongeye gusoma muri Yohani 14 umutwe wa 9,
Yesu arabwira intumwa akavuga ngo uwambonye aba yabonye data, uwabonye urumuri aba yabonye izuba, uwabonye ubushyuhe aba yabonye izuba. Agakomeza imbere muri 11, 14, 11 agira ati nimwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Mu yandi magambo nitwemere yuko izuba riri mu rumuri nk'uko urumuri ruri mu zuba. Mu Yohana 14, 16 agakomeza avuga ati nzasaba data abahe undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Nta kindi rero igikomoka kuri Yesu cyangwa igikomoka kuri data, nta kindi ni imbaraga. Izo mbaraga ni izihe? Izo mbaraga ni urumuri tugomba kugaragaza muri twebwe, izo mbaraga n'ubushyuhe tugomba kugira muri twebwe. Niba rero twumvishe ikiri izuba rivuga, reka tuvugire hamwe tunatangira ikiganiro dusenze tujya duti Yesu Kristo wowe Imana imwe, twongeye kuza imbere yawe kuko ari wowe bugingo, ni wowe nzira n'ukuri bituyobora ku rukundo. Ibyo rero tubona hano hasi nabivuzeho hara hejuru ni nabyo biba mu ijuru, uretse ko bimwe biba bifite indorerwamo yabyo itandukanye n'indi. Reka rero turebe uko Zaburi 136 umutwe wa 8 ivuga ku zuba. Iragira arema izuba ngo rigenge amanywa, igakomeza ivuga arema ukwezi n'inyenyeri ngo bigenge ijoro, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Izuba rigenga amanywa hano ku isi nk'uko izuba rigenga amanywa yo mu ijuru. Twabivuzeho ahari izuba nta mwijima uba uhari, ahari izuba haba hari urumuri. Ukwezi hariya turabibonye hejuru kugenga ijoro hano ku isi. Aharangwa n'ukwezi haba hari akamuri gakeya, haba hari akezezi gakeya, nako turagakeneye. Izo inyenyeri zishushanya ibyo bikorwa by'urukundo n'urumuri, ubwo nibyo bikurikiraho muri Zaburi, nuko ntabisomye. Ubwo ariko dusunitse gatoya uburyo dusoma hano izuba riradushushanyiriza iki? Izuba muri Bibiliya rishushanya urukundo, naho ukwezi kugashushanya iki? Ukwezi kugashushanya ukwemera. Tubirebesheje amaso asanzwe tuzi ko umunsi ariwo dukeneye mu izuba, kubera ko umunsi ari nawo dukoraho ibikorwa, naho ijoro ni iry'iki? Ni iryo kuryama, kereka wenda ubu ngubu amajyambere yaje abantu bakora ijoro n'amanywa, ariko ubundi ijoro Imana yaremeye kuryama. Noneho iyo wakenera kugenda nijoro cyangwa wakenera kugira icyo ukora nijoro, ni ukuvuga ngo ni igihe biba byakomeye, ni igihe uba uri mu bibazo, wenda urwajije umwana cyangwa iki, aho ngaho ntukenera ukwezi. Ubwo mu yandi magambo ukwemera, kuko ariko kurangwa ukwezi gushushanya ukwemera tugukeneye gakeya kurusha uko dukeneye urukundo. Amanywa ni maremare turimo gukora, ni na mpamvu dukeneye urukundo. Ijoro ntabwo tuba tukeneye cyane ukwemera. Kubera iki? Kuko ukwemera siko kw'ingenzi kurusha urukundo. Ni nayo mpamvu izuba, iyo babitubwiye muri Bibiliya hose muzagenda mubona ko izuba ribanziriza ukwezi. Izuba ni urwo rukundo, ukwezi ni uko kwemera, noneho izo nyenyeri ni ibikorwa by'urukundo n'ukwemera. Ni nayo mpamvu muri Bibiliya hari aho batubwira ngo uzagira abana bangana n'inyenyeri zo ku musenyi, nako bangana n'umusenyi cyangwa se inyenyeri zo mu ijuru. Mu yandi magambo izo nyenyeri ni ibikorwa by'urukundo, uwo musenyi ni ibijyana n'ukwemera. Ibyo byose urumva ko Imana yarabitekereje ikabiduha nk'ibishushanyo, ariko tugomba kubyumva kugira ngo tubashe no gusobanukirwa Bibiliya. Muri make rero, iyo umuntu arebye icyuma uririmbyi wa Zaburi ashaka kutubwira icyo atubwira hano, kuko hose avuga ibi biremwa by'Imana, agenda avuga n'icyo bimaze, ariko icyo ashaka kutubwira muri uyu murongo wa 8 ni iki? Ni uko tugomba kwibanda ku rukundo igihe byadukomeranye, tukabona ubuhamagara ukwemera, aho kugira ngo tube nka benshi b'uyu munsi tuba twibereye mu bintu by'umwuka cyangwa by'ukwemera kurusha uko turi mu rukundo. Ibyo ngibyo ntabwo ariyo miterere, sinayo myandikire, sinacyo Imana itwifuzamo muri Bibiliya.
reka tugaruke mu gitabo cy'itangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 16. nuko Imana ihanga ibinyarumuri binini bibiri, ikinyarumuri kinini kugira ngo kigenge amanywa n'ikinyarumuri gitoya ngo kigenge ijoro, ihanga n'inyenyeri. Ibi ngibi bisobanura nk'ibyo tumaze gusoma hejuru. Ubwo igituma arimo gushaka kubatembereza muri Bibiliya no kugira ngo mbereke ko ibyo bintu biba bigenda bisobanura kimwe. Ijambo bonye muri Bibiliya burya ahantu hose urisanze ryagombye kuba rivuga ikintu kimwe, bitabaye ibyo ngibyo nuko hari akantu kaba katagenze neza, ubwo amavi hasi kugira ngo ubashe kubyumva cyangwa se kuzabona igisubizo. Aha nanone mu ntangiriro hano hari ku munsi wa gatatu urangiye tugeze ku wa 4, Imana mu byo yari imaze kurema mu muntu, yari imaze gushyira mu muntu, aha yari imaze kumushyiramo iki? Urukundo n'ukwemera, ndetse imaze kumushyiramo n'ibikorwa, kumushyirira imbere ibikorwa by'urukundo n'ukwemera. Aha rero muri mumbwe mutari ko kuwo munsi yari tarare mu muntu, ndavuga yego, ariko nitukomeza kureba muri Bibiliya uko tuzenda tureba icyo ari amazi asobanura, icyo bira biti, icyo zira nyamaswa zisobanura, muzasanga ko n'ubundi umuntu adashobora kuba umuntu atarabasha kwakira biriya byose Imana yabanjije kurema mbere. Biriya ni ibishushanyo byerekana ibyo umuntu agomba kubanza kugeraho kugira ngo yitwe umuntu wo ku wa gatandatu, umuntu wo ku isabato cyangwa se witeguye isabato. Izuba rero ni ikinyarumuri kinini kimurika ku manywa, ni ukuvuga ngo tugomba kubaho nk'abana b'urumuri, abana bo ku manywa. Igihe byadukomereye aho ni mu ijoro, tukagerageza no guhamagara imbaraga z'ukwemera, imbaraga z'ijuru kugira ngo zikomeze zitubeho, zitumurikire mu bigeragezo icyo kuri kwezi gusobanura. Reka twongere tube mu gitabo cya Daniyeli mu umutwe wa 3 umurongo wa 32. Ni Daniyeli arimo Daniyeli na bagenzi be mu gushimira Imana, barimo gusingiza Imana. Mu gitabo cya Daniyeli haragira zuba n'ukwezi, donc ni 3:32. Zuba n'ukwezi nimusingize Nyagasani, nimuririmbe kandi murate iteka ryose. Zuba n'ukwezi nimusingize Nyagasani, mumuririmbire kandi mumurate iteka ryose. Ahangaha muri iyi ndirimbo hari naho muzasanga Daniyeli muri uyu mutwe havuga ngo namwe inyamaswa nimukoma amashyi, namwe ibimera nimukoma amashyi. Namwe murabyumva ko ibikumera bitagomba gukoma amashyi, nawe murabyumva ko izuba n'ukwezi bitagomba gukoma amashyi. Ariko uyu umuntu arimo gushaka gusunika avuga ati oya n'amabuye ashobora gusenga Imana, oya n'ihene ishobora gusenga Imana. Ariko ibyo ngibyo ni uko urimo gusunika usunikisha, ntabwo aricyo yabivuga, ahubwo ni ya mvugo shusho ya Bibiliya ikubwira ngo zuba. Ubwo no kuvuga ngo hariya zuba n'abantu bose bari mu rukundo, n'ukwezi n'abantu bose bari mu kwemera, nabo nibasingiza Imana, nabo nibarata Imana iteka ryose. Aha rero ugiye gusoma rimwe na rimwe hari aho bigusaba kwimuka gatoya kugira ngo ubashe gukwakira iyo mvugo shusho, kuko hano ubwe zuba n'ukwezi, ntabwo izuba n'ukwezi bisenga kandi ntibinasengwa, ahubwo bavuga abantu bagereranywa n'izuba, ni ukuvuga bari mu rukundo. Abagereranywa n'ukwezi ni ukuvuga abari mu kwemera cyangwa se afite ukwemera n'urukundo, kuko hano bavuga zuba n'ukwezi. Aha rero no Bibiliya rimwe na rimwe igoranira mu gusoma. Kubera iki? Kuko Bibiliya ni igitabo kirimo ibishushanyo byinshi, imvugo shusho, imvugo ishushanya. Igihe cyose umuntu adashaka gutegwa n'imitego myinshi cyangwa se gusoma ibintu rimwe na rimwe bikamuyobya, ni byiza gusoma ibintu uko biri, uko binanditse, kuko ntushobora kwinjira mu muryango utawukinguye. Ariko igihe wamaze gukingura umuryango, injira imbere urebe icyo bivuga, kuko hirya y'ibitagaragara cyangwa hirya y'ibigaragara hari n'ukundi kuri. Ubwo rero natumaze kumva ibivuzwe hejuru, biratuma tubasha kumva icyo Yesu yavugaga muri Matayo 24:29. Ni hari yavuga ku mpera y'isi cyangwa se impera y'isi. Ubwo tubyibukiranyijeho iyo bavuga impera y'isi ni impera ya kiliziya, impera y'idini, kuko nababwiye ko mvuga kiliziya nta dini arimo mvuga bemera. Ubwo kuri Matayo 24:29 baragira bati bidatinze nyuma y'iyo minsi y'amagorwa, izuba rizacura umwijima, ukwezi ntikuzamurika, kandi
ukwezi nikuzamurika, inyenyeri zizahanuka ku ijuru, maze ibikomeye byo mu ijuru bihungabane. Ahangaha ubwo abasoma imperuka batekereza ko ari ikintu kizabera hano ku isi cyangwa kibera hano ku isi, bo bahita batekereza ko hari igihe tuzakanguka cyangwa se umuntu azaba aryamye akajya kubona akabona ntibukeye, akajya kubona akabona inyenyeri zirimo guhanuka mu kirere zikubita hasi. Ariko ibyo ngibyo si byo, ntibizanabaho. Iyo batubwira isi tujye twumva ko barimo kutubwira kiliziya, barimo kutubwira itorero. Ahangaha batubwira ngo nyuma y'iyo minsi y'amagorwa, ubwo ntabwo ari byo icyo nashaka kuvuga. Uyu munsi n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri, ariko reka wenda nkavugeho gatoya. Iyo batubwiye ibihe by'amagorwa, ni igihe abantu baba bamaze igihe kirekire, ndavuga abantu bari mu kwemera cyangwa se abana b'Imana bari mu nzira, bagaburirwa ikinyoma, rimwe na rimwe giherekejwe n'ikibi. Icyo gihe ni igihe cy'amagorwa. Ngaya amagorwa Bibiliya ivuga kuva mu ntangiriro kugera mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Amagorwa abana b'Imana banyuramo ni ayahe? Ni igihe baba bigishwa ikinyoma giherekejwe n'ikibi. Ariko ibi ngibi ni mu rwego rw'umwuka, ntabwo ari mu rwego rw'isi. Izuba rizacura umwijima, ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wamaze igihe yigishwa ikinyoma, yigishwa ikibi, ingaruka zabyo ni ikihe? Ni uko ubugizi bwa nabi ndetse n'ubukozi bw'ibibi buhabwa intebe. Ukwezi ntikuzamurika, mu yandi magambo ikinyoma kizimonogoza, umugani w'Abarundi, kandi gihabwa amashyi kurusha uko bayahaga ukuri. Kuko ukuri kwa kutagihara abantu basigaye baha amashyi ibintu biteye isoni, ibintu biteye ishozi, mbese ibintu umuntu muzima yagombye kureba agapfuka amaso cyangwa se agapfuka amatwi. Ibyo nibyo biba bigezweho, nibyo bihabwa amashyi. Inyenyeri zizahanuka ku ijuru. Aha nibyo navugaga hejuru, nta n'imwe uteze kuzabona inyenyeri zirimo kwihonda hasi kereka kibona umwe. Ijuru hano barimo batubwira ni ijuru ry'umwuka. Ijuru riba ijuru iyo abantu bari mu byiza by'urukundo n'iby'ukuri. Ahangaha bari ijuru mu rwego rw'ibyiza, ariko ijuru mu yandi magambo rishobora kuba ari n'ikinyuranyo. Ikihe kinyuranyo? Ubwo turimo kuvuga ukuzimu. Ubwo wenda ntabwo mbitindaho, umunsi nzongera gukora ikiganiro ku ijuru nzabigarukaho. Ariko mwumve yuko izo nyenyeri zizahanuka, twabonyeje uko inyenyeri zihagarariye ibikorwa by'urukundo n'iby'ukwemera. Ibyo byose birahanuka. Guhanuka no kuvuga ngo birashira. Bishira mu ki? Mu ijuru n'isi. Ijuru n'isi ni kiliziya, ni itorero, ni idini, maze ibikomeye byo mu ijuru bihungabana. Guhungabana hari aho bakoresha ijambo umutingito. Iyo bavuze umutingito mujye mumenya yuko ubwo ari igihe mu rwego rw'umwuka, rimwe na rimwe n'igihe biba bigaragarira amaso, itorero riba ryimutse rigana ku yindi ntera, ishobora kuba iri hasi cyangwa iri hejuru. Ariko ahangaha ni intera ijya hasi, ni ukuvuga ngo riba ririmo gusenyuka. Ijuru n'isi rero bivugwa hano ni itorero mu rwego rw'umwuka. Turekeraho kugira ubwoba, ndavuga ubwoba bwo mu mubiri, dutekereza ko hari igihe tuzabona ibimenyetso, isi yahagaze, izuba ryahagaze ritanyeganyega, cyangwa se inyenyeri zirimo zihanuka mu kirere. Ahubwo twumve ko ari intambara zo mu rwego rw'umwuka tugomba kurwanira mu yindi si, mu mitekerereze no mu bikorwa bikomoka mu mitekerereze. Ntabwo ari intambara yo kuvuga ngo reka mpaguruke njye kurwana n'uriya, kuko abo turwana nabo cyangwa ibyo turwana nabyo nibyo mu mwuka. Aya magambo nanone tukomeje kuyarebaho, turareba mu Byahishuwe 6:12-13. Hanyuma mbona ahambuye ikashe ya 6, maze haba umutingito w'isi ukaze cyane, izuba ririjima nk'umwenda wirabura, n'ukwezi uko kwakabaye guhinduka amaraso. Inyenyeri zo mu ijuru zihanantuka zigwa ku isi, boshye imbuto mbisi z'umutini zihungabanyijwe n'umuyaga w'inkubi. Aha nanone tubonye uno mutingito, tubonye n'umuyaga w'inkubi. Ni ukuvuga ngo itorero cyangwa kiliziya biba byimutse, bimanutse. Kuko hano turimo kuvuga ibitari mu rwego rwiza, ni ukuvuga ngo biba bimanutse. Niba byari bifite amanota 10 biba bigarutse kuri 2 cyangwa no kuri 0, cyangwa se bigiye no muri moi. Donc bigiye munsi ya 0. Urumva ibyo ntabwo ari byo twagombye guharanira. Ubwo rero ngarutse hejuru atubwira ngo maze haba umutingito w'isi ukaze cyane. Ubwo ni za mpinduka twavugaga.
izuba ririjima. Niba izuba twabonye ko ari urukundo hejuru, kuko izuba twabonye ko rinashushanya Imana ubwaryo, ubwo uraza kureba ubone ko iki bisobanura iki hano ni ubukozi bw'ibibi, kuko ikinyuranyo cy'Imana ni ubukozi bw'ibibi, ikinyuranyo cy'ibikorwa by'Imana ni ubukozi bw'ibibi. Izuba ririjima nk'umwenda wirabura. Umwenda wirabura ubundi tuzi ko umwenda iyo wera cyangwa se umwenda usobanura ukuri, ariko nari umwenda wirabura no kuvuga ngo ni ubukozi bw'ibibi buherekejwe n'ikinyoma. Uko biri kose ntushobora kubona ikinyoma kitajyanye n'ubukozi bw'ibibi cyangwa se ubukozi bw'ibibi butajyanye n'ikinyoma. Akenshi abo ni abana bagendana, ni abana bakundana, ni abana batworeka. N'ukwezi uko kwakabaye guhinduka amaraso. Ahangaha amaraso ubwo tumaze iminsi tunabivuga, iyo tuvuze amaraso twe twumva ukuri, ariko noneho hano kubera ko twavuze ko ukwezi guhagarariye kwemera, ukwezi kwahindutse amaraso no kuvuga ngo hano kwahindutse ikinyoma, kuko amagambo yo muri Bibiliya avuga ibintu amenshi niba atari yose avuga ibintu bibiri. Ahangaha rero ho noneho amaraso hano arimo kuvuga ikinyoma, by'umwihariko arimo kuvuga ubugome bukorerwa ukuri cyangwa se abantu bari mu kuri. Inyenyeri zo mu ijuru zizahanantuka zigwa ku isi, boshye imbuto mbisi z'umutini zihungabanyijwe n'umuyaga w'inkubi. Kuri ibi by'imbuto z'umutini nzabigarukaho ubwo nzaba nakoze ku bimera na Bibiliya. Nuko rero narangiza mbabwira ngo amaraso ya Yezu Kristo adukiza, akomeze kandi adukize, ni ayahe? Ni ukuri ntago ari amaraso yaviriye ku musaraba gusa. Kubisoma gutyo nabyo ni byiza, ariko nta kuntu amaraso ya Yezu yagukiza utakiriye ukuri dukomora muri Bibiliya, kuko Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye. Ibyo nkubwira cyangwa abandi bakubwira nta kindi kizagusubiza uretse Imana izanyura muri Bibiliya ikaguha igisubizo. Avumwe uwiringiye umwana w'umuntu. Yezu Kristo wowe rukundo, ruduha ubushyuhe n'urumuri, duhe kukwita data, duhe kukwita mwana, duhe kukwakira wowe imbaraga dukesha ibyiza byose dushoboza ubu n'igihe cyose. Amen. Uhoraho, urumuri n'ubushyuhe bwawe bitubeho kandi bitubemo, maze dusohoke mu icuraburindi n'ubujiji turimo. Uhoraho, ineza yawe duhoreho, nuko amiringiro yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza. I can't feel at home in this world anymore.